ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ku ikubitiro imanza zisaga igihumbi zajuririwe mu rukiko rw'ikirenga nizo zirindiriye abacamanza b'urukiko rw'ubujurire 13 barahiriye inshingano uyu munsi. Ashingiye ku mavugurura yakozwe mu rwego rw'ubucamanza, Perezida Kagame asanga ubutabera bw'u Rwanda bwaravuye kure mu myaka 20 ishize. Perezida Kagame yakomoje ku itinzwa ry'imanza yemeza ko ridakwiriye, ashimangira ko ubutabera butanzwe ku gihe kandi butavangiye mu myanzuro bufata, aribwo buzazamura icyizere abaturage bafitiye uru rwego. Iyo ubutabera butinze bivuga ko nta butabera bwabaye cyangwa bwatanzwe. Ibi ni bimwe mu byo kugira ngo abanyarwanda bose bifuza ko byaranga ubutabera mu gihugu cyacu. Ibindi nabyo ni ibisanzwe bizwi bivugwa, nuko ubwo butabera bwacu bwazira ruswa no kubogama, bukorera mu mucyo kandi abacamanza bagafata imyanzuro bifuza batavugiwemo, bikageraho bigaragarira buri muturage wese, umuturarwanda wese ko inkiko zibereyeho gukemura ibibazo byabo, bakazigana bumva koko izo nzego zibarengera, bafite n'icyizere bizira gutinya. Ubwinshi bw'imanza zajurirwaga mu rukiko rw'ikirenga zirimo n'izashoboraga kumara imyaka irenga 10 ziri mu zatumye hashyirwaho urukiko rw'ubujurire. Kuri Perezida w'urukiko rw'ubujurire Dr Karimunda Muyoboke Aimé, ngo kuba noneho itegeko riteganya ko umucamanza azajya yifasha urubanza ari umwe bizatuma imanza zitongera kurarana ari nyinshi. Imanza nyinshi ubundi zatinzaga cyangwa zatindaga kubera kuburanishwa n'inteko y'abacamanza batatu, bivuze yuko hari abacamanza babiri ubundi babaga umwanya wabo upfa ubusa. Noneho imanza zajya zicibwa n'umucamanza umwe, imanza zifite uburemere bigaragara ko zikeneye inteko irenze y'umucamanza umwe, abacamanza batatu akaba ari zo zonyine ziburanishwa n'inteko y'abacamanza batatu. Itegeko ngenga rishyiraho urukiko rw'ubujurire ryasohotse mu igazeti ya leta ku 30 Gicurasi uyu mwaka rivuga ko ruri mu cyiciro cy'inkiko zisanzwe. Uru rukiko ruri hagati y'urukiko rw'ikirenga n'urukuru ruzakira imanza zari zimaze hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe zarajuririwe mu rukiko rw'ikirenga. Niyo Dushima Dieudonné, Flash TV, i Kigali.